Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kuwa kabiri tariki ya 30 kwezi kwa munani 2022. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 2 umurongo wa 10b kugeza ku 16. Bavandimwe, Roho w'Imana acengera byose kugeza no ku mayobera y'Imana. Koko rero ninde wundi wamenya ko ari mu mutima w'umuntu uretse nyirawo wonyine? Ni nako rero nta wamenya amabanga y'Imana uretse Roho wayo nyine. Roho w'Imana, bavandimwe, ni gudusobanurira inzira z'Imana. Ninde watunganira Imana ku mbaraga ze? Ninde wakorera Imana ku bubasha bwe bwite? Ninde waba mu ruhande rw'Imana atamurikiwe na Roho w'Imana? Abantu bamwe babaho batazi Roho Mutagatifu, batamuhamagara, batamwiyambaza, batamutumira mu migambi yabo, mu byemezo byabo, mu byifuzo byabo, ndetse bamwe ntibazi ko ari imbaraga zihorana nabo. Bavandimwe, kandi iyo dushavuje Roho Mutagatifu arigendera. Roho w'Imana koko abayoborwa nawe nibo bana b'Imana. Ni wowe wenyine ushaka kudusobanurira iby'Imana kuko biraturenze cyane. Mureka tujye tumuhamagara kenshi kugira ngo atubere urumuri n'imbaraga. Twebwe koko si ubwenge bw'isi twahawe. Hari ikintu cy'intangaza ukuntu ubona abantu baciye bugufi, abantu bafite intege nkeya, ariko Roho w'Imana ayobora. Ugasanga umuntu utarize arabasha gusenga mu ruhame, ariko umuntu wize ufite za PhD wamubwira uti senga, ati njye burya sinzi kuvuga. Ugasanga umuntu uyobora ibintu bikomeye, entreprise yiniyi, uyobora abantu runaka benshi, ariko wamubwira uti ngwino uhagarare imbere y'abantu usenga Imana, wapi? Ariko ukabona umukarismatike wo mu cyaro utarize arahagarara imbere y'abantu arabigisha ashize amanga. Ukabona umukecuru wakijijwe witeze agatambaro arahagarara imbere y'abantu arabigisha. Bavandimwe, Roho w'Imana akoresha abaciye bugufi. Ibyo turabibigisha tutifashishije imvugo y'ubuhanga bw'abantu, ahubwo twishingikirije ubuhanga bwa Roho uduha gusobanura ibya Roho mu magambo abigenewe. Koko Nyagasani niwe utumurikira akaduha imbaraga zo gusobanukirwa no gusobanurira abandi ibijyanye n'ubuhanga bw'Imana. Umuntu ugengwa na kamere ye gusa ntashobora kumva ibya Roho w'Imana, kuko rero kuri we ni nk'ibisazi, maze ntashobore kubyumva, kuko bene ibyo biserurirwa muri Roho wenyine. Naho umuntu uyoborwa na Roho w'Imana asobanukirwa muri byose, akaba kandi ntawe ushobora kumuhinyuza. Koko se ninde wamenya ibitekerezo bya Nyagasani ngo akurizeho kumwungura inama? Nyamara twebwe twifitemo ibitekerezo bya Kristo, ntabwo twabyishyizemo. Rero ibintu by'Imana ntawe ubyishyiramo, oya, tubihabwa n'Imana ubwayo. Ni ingabire. Abavuga ngo ni ingabirano. Koko wahawe kumenya Imana yabihawe n'Imana. Ni nayo mpamvu igihe cyose utandukanye n'Imana utamenya icyo ishaka. Nyagasani duhe kukwegera buri munsi, duhe kugusanga, duhe kugushaka, tugushakashake amanywa n'ijoro, ntituzaruhuke tutarakubona. Muvandimwe, nawe Nyagasani aragutegereje. Nyagasani arashaka kuguha ubwenge butambutse ubw'iyi si, arashaka kugusendereza ibyiza bye. Ngwino umukingurire umutima wawe, umukingurire ubwenge bwawe, kandi yiteguye kukwiyereka. Turazirikana Zaburi 144. Nyagasani
ijambo ryawe ni irinyakuri. Naho ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Luka umutwe wa 4 umurongo wa 31 kugeza kuri 37. Muri icyo gihe Yesu amanukira i Kafarinawumu, umujyi wo muri Galileya, ahigishiriza ku munsi w'isabato. Batangariraga inyigisho ze kuko yavugaga nk'umuntu ufite ububasha. Bavandimwe, n'uyu munsi Yesu afite ububasha. Iyo ndebye mu buzima bwanjye ntangazwa n'ububasha bw'Imana bwamanutse bukanyiyereka, bukanyiyegereza ndi umuntu mutoya. Ariko ububasha bwa Yesu nawe burakwiyereka, nawe bwakugiriye neza, bwaragutabaye. Yesu ahora dutabaza ububasha bwe. Ububasha bwe buradutwikiriye. Niyo mpamvu bucya cyangwa bukira, niyo mpamvu ugenda mu nzira isi ntikugweho cyangwa ntikurigitane, niyo mpamvu ukora ibyaha Imana ikagutabara ikakubabarira. Ububasha bw'Imana buratuzengurutse, imbaraga zayo zitubeshaho, ibitangaza by'Imana biratwigaragariza buri munsi, buri munota, buri segonda. Yesu ni umunyabubasha, ariko ububasha bwe ntibuhutaza, ububasha bwe burarema, ububasha bwe bubeshaho, ububasha bwe burababarira, ububasha bwe buratabara. Icyama ukamenya ko hari imbaraga ziriho zikubeshaho utanabizi. Imana nisingizwe mu ijuru no munsi, abantu ikunda bahorane amahoro. Hari rero ngo umuntu wahanzweho na roho mbi, nuko itera hejuru cyane iti, yayiwe uradushaka wiki Yesu w'i Nazareti, waje kuturimbura. Sekibi yarizi neza ko Yesu yaje kuyirimbura, niyo mpamvu ivuga ituradushaka wiki. Ariko Yesu arayibwira ati, ceceka kandi uve muri uwo muntu. Yesu uyu munsi tumwemerere acecekeshe roho mbi zituyobora mu cyaha icyo ari cyo cyose, roho mbi zituma tutabana neza n'abandi, roho mbi zituma twigunga cyangwa se twigumura, roho mbi zituma duhima abandi, roho mbi zituma twiroha mu busambanyi. Ukabona abana beza, abasore n'inkumi barara ku mihanda, barara mu tubyiniro, bazubaye, basinze, biba, bagira nabi, biyica ubwabo, bari mu biyobyabwenge, bataye umutwe. Roho mbi zituma tubaho mu rwangano, tubeshya. Ukabona umusore mwiza, ukabona umugabo mwiza, ukabona umugore mwiza, umukobwa mwiza, arabaho mu kinyoma, arabaho adafite gahunda, arabaho atazi aho ava, atazi n'aho ajya. Roho mbi zituma tujya mu bapfumu cyangwa mu bahanuzi, roho mbi zituma twishushanya, roho mbi zituma tubaho tutariho, twandavura, twandavuza, twica, tugira nabi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Yesu rero ni ukangara izo roho mbi zose, akazicecekesha ndetse akazirukana burundu muri twebwe. Iyo imubonye irahunga. Nuturana na Yesu, ukabana nawe, ukagendana nawe, roho mbi zagutinya. Niwimura Yesu, roho mbi iziyimika muri wowe, ikuyobore, igukoreshe. Nuko roho mbi rero ngo itura hasi, uwo muntu imuvamo nta kimutwaye. Yarakangataga kuko aho Yesu ari, roho mbi ububasha bwayo buba bwarangiye. Bose ubwoba burabataha, baravugana bati, mbega ijambo rikomeye. Aranategekesha roho mbi ubushobozi n'ububasha zikamenengana. Nuko Yesu abikirangirire muri ako karere kose. Muvandimwe, niwemerera Yesu Kristo gutura mu buzima bwawe,
roho mbi iyo ari yo yose kurimo iramenengana. Igituma roho mbi zitagenda muri twe nuko tudafite Yezu, cyangwa se tumufite by'urumamo, cyangwa se tumugira igihe gito ubundi tukamuhunga tukamwirukana. Yezu ntajye mu buzima bwacu bwose. Nyagasani ngwino uganze muri njye, Yezu naza aganze muri wowe, maze wirebera ububasha bwe ngo burakora. Akwiyereke rero kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. It's